kwese ko turimo hano uri hagati y'imbyaro, harimo abakubanjirije, hari n'abazagukurikira. Uba abantu bari muri iyi si, harimo abagiye kubera umugisha urubyaro uzabakurikira cyangwa bazarubera ibisitaza. Waruzi ko kuba umugisha ari amahitamo. Imana ibwira Abayisiraheli ngo dore imbere yawe ngushize umugisha n'umuvumo imbere yawe, ngo ari kuhitemo umugisha. Kuhinduka umugisha ni amahitamo, si chance. Uhitamo kuvuga ngo ngiye kuzabera umugisha urubyaro rugiye gukurikira. Yesu ashimwe cyane. Kubw'ibyo rero uburyo twabera umugisha urubyaro rukurikira, icyambere nuko turukunda kandi tukarusengera. Mu masengesho yawe hakumvikanamo barumuna bawe, hakumvikanamo abakiri bato, hakumvikanamo abazagukurikira, hakumvikanamo abana bawe. Amasengesho yawe ajya kure bigera hehe? Ese iyo nsenze, ubwo rero tuvuge ko ari generation ya mbere, guma aha ngaha, generation ya kabiri ngwino, generation ya gatatu, mwese murebe ruya ruhande. Hari ubwo mu isengesho ryawe iyi generation yumvikanamo, iyi kumvikanamo, iyi mu kubaho kwayo ikazabaho koko habayeho uriya wa mbere. Hari ubwo uyu nguyu ashobora kubaho akajya avuga ngo sogokuruza yaransengeye, sogokuruza yaramvuze amasengesho ye, ndibuka ijambo yavuze mu masengesho numvise bavuga mu masengesho ye. Ni byiza kumva ngo ese amasengesho yacu agarukira hehe? Bwana sifiwe sana. Na iyo urebye umuntu wa mbere utwereka icyo cyitegerezo ni Kristo Yesu. Mu masengesho Yesu yasengeye abakijijwe, abahari bari imbere ye, ariko asengera n'abandi bazaza. Mu isengesho rya Yesu muri Yohana 17:9 yaravuze ngo ndabasabira, ariko sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Murongo wa 15 hari ahantu avuga ngo simba sabiye ngo bavane mu isi, ahubwo ndagusabye ngo ubarindire mu isi, kuko nubwo bari mu isi atari abisi. Arakomeza umurongo wa 20, sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazizezwa n'ijambo ry'aba ngaba bazavuga. Muri make ntabwo nsengera Petero gusa, ndasengera n'abazasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ndasengera n'abazasoma ibyanditswe na Yohana, n'ibyanditswe na Luka, n'ibyanditswe na Matayo. Ibyo bazandika nsengera n'abazizezwa n'ibyo bavuze. Muri make ni wowe nanjye bw'isengesho rya Yesu turimo. Ni byiza ko twongera tugasuzuma amasengesho yacu. Ese iyo senga ujya usengera urubyaro ruzaza, ujya usengera generation izaza. Waruzi n'ikindi, waruzi ko ushobora gusengera n'abataravuka, ugasengera abana bawe bataravuka. Uwitwa Hana yasengeye Samweli atarabaho, aramusengera avuga ngo Mana ndagusabye umwana w'iki w'umuhungu, kandi uwo mwana uramukumumpaye, uwo mwana nzamuzana mu nzu yawe, azagukorera, azaba umutambyi, azasavinga mu nzu yawe, nzamukwereza, nzamukwegurira, azaba consecrated. Ataraba kubaho isengesho rimugeraho. Atangiye kubaho muri generation ye, umwana akiri mutoya yisanga mu rusengero. Muri urwo rusengero arimo rwari ruyobowe n'umupasiteri witwa Eli. Abana be bagera mu zazu tubaha Imana, ntabacyahe ntababuze, hagama ariko mwabana mwe mwagiye mureka gukora ibi, ariko narababwiye. Muri ibyo gusa abana be bakora ibyangwa n'Imana, barasambana mu rusengero, barafata inyama zitambirwa Imana bakazijaguramo, barafata abantu ku ngufu mu rusengero. Ariko akana kitwa Samweli ngo karaga hafi y'isanduku y'isezerano y'Imana, ngo mu gicuku ngo itabaza ry'Imana ritarazima, kari aho ngaho. Kubera iki? Hari amasengesho yagahundagajweho kataraba kuvuka, karimo karagenda amasengesho ubisubizo. Bibiliya avuga ngo uwo mwana Samweli ngo Imana niyemeye ko hari ijambo rye na rimwe rigwa hasi. Hanyuma Samweli ajya kurangiza ubuzima bwe, arahagarara ngo ahamagara imiryango yose n'abavandimwe n'Abayisiraheli bose baraterana. Aravuga ngo igihe cyanjye cyo kugenda kirageze, ndagira ngo muri mwebwe niba hari uwo nambuye, niba hari uwo ngifite icyo nibye, niba hari uwo nakosereje, ahaguruka kivuge nihane. Bibiliya avuga ngo mu iteraniro ryose habura n'umwe ufite icyo amushinja. Umugabo utangira neza agasoza neza. Ariko mwibuka aho bitangirira,
ataraba no kuba urusoro mu nda, mama yayifatagaho, mana umwana, uzaba umwana w'umuhungu, zamwita Samweli, zamukwegurira, azagukorera, azamutambyi. Amasengesho agira no ku mbuto itarabaho. Bwana asifiwe sana. Imbuto ikagwa ku butaka, isanga bwaruhiwe, bwarasukiwe n'amazi. Amasengesho yacu agarukira he?